Ni itsinda rigizwe na Shane Ferran w'imyaka 44, Mark Phil w'imyaka 43, Kian Egan w'imyaka 43 ndetse na Nicky Bryan w'imyaka 45. Bahoranye n'uwitwa Brian McFadden bahoze baririmbana ariko asohoka mu itsinda ryabo mu mwaka wa 2004. Ku bakunzi b'indirimbo z'icyongereza ndetse n'abakunzi b'injyana ya pop, ibyo ari byo byose ugomba kuba warumvise abangaba cyangwa se ukanabakunda cyane kubw'indirimbo nziza baririmbye zakunzwe mu isi hose. Indirimbo nziza zirimo nka My Love, Queen of My Heart, Full Again ndetse n'izindi ndirimbo nyinshi nziza bagiye baririmba zigakundwa ku isi hose. Ubwo nyine zigatuma bamenyekana cyane ku buryo benshi muri twe tubazi ndetse tunabakunda, kabone nubwo inyinshi mu ndirimbo zabo dukunda harimo n'izo baririmbye bamwe muri twe batari bavuka cyangwa se bakiri bato cyane, ariko n'ubundi natwe tukaba tukizumva ari indirimbo zimaze imyaka myinshi cyane tukumva zirahebuje. Bitwa Westlife, nibo tugiye kuganiraho mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Abenshi muri twe twarabakunze ndetse turacyanabakunda. Ubundi rino tsinda nyuma yo kumara imyaka myinshi ritaririmba indirimbo, hari abantu benshi bagiye babivugaho ibihuha bitandukanye, nko kuvuga yuko bamwe muri bo bapfuye, ari nabyo byabaye nk'ibihahamura abantu bakundaga rino tsinda, bikumvikana nk'aho ritazongera kugaragara imbere y'abantu nyine kubera ko benshi muri bo ngo bapfuye. Gusa ntabwo ari byo. Mu mwaka wa 2024 muri Werurwe bafite ibitaramo bitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo icyo nshaka kuvuga nuko bagihari kandi bakiririmba nubwo hari imyaka myinshi bamaze bararekeye kuririmba. Ku itariki 3 Nyakanga mu mwaka wa 1998 nibwo indirimbo ya mbere ya Westlife yasohotse. Ubwo ryari itsinda ry'abasore bato mu myaka b'ingimbi bari batangiye kuririmba nyine bakiri bato. Dore uko byatangiye. Uwitwa Louis Walsh yagiye mu kigo cy'amashuri yisumbuye cyitwa Summerhill College giherereye mu mujyi wa Sligo mu gihugu cya Ireland. Ubwo niho higaga abasore batatu b'inshuti magara aribo Kian Egan, Mark Phil ndetse na Shane Ferran. Abo ngabo bari inshuti magara zidasigana. Ubwo abo basore bakaba bari abasore beza ndetse bafite amajwi meza mu kuririmba. Maze nk'umuntu washakaga kwifashisha amafaranga ye akazamura impano z'aba basore bari bakiri bato, arabashaka arabaganiriza ababwira yuko ashaka nyine yuko bakora itsinda ryo kuririmba kandi babikora neza. Maze Louis Walsh afata ba basore batatu abazaniraho n'abandi basore batatu n'ubundi bigaga mu kigo kimwe cy'amashuri aribo Derek Lacy, Graham Kegron ndetse na Michael Garrett. Abakoramo itsinda ry'abaririmbyi ryitwa 6 as 1 kuko bari abantu batandatu nyine. Ubwo iryo tsinda ryatangiye riririmba mu mujyi w'iwabo mu tubyiniro twaho duto duto ndetse no mu bigo by'amashuri. Maze bigeze mu mwaka wa 1997 rya tsinda ryitwaga 6 as 1 barihindura izina baryita IOU. Usibye Louis Walsh, iryo tsinda ryari rifite undi muntu warifashaga witwaga Mary McDonagh wari umugore. Ubwo nyine rya tsinda rya batandatu baza gukora indirimbo yabo ya mbere bayita Together Girl Forever. Ubwo Louis Walsh wa mugabo wari ufite amafaranga, nubwo yashakaga gutuma izo mpano z'abo basore zimenyekana, yari afite irindi tsinda yafashaga, ariko nyine bari abasore bo batangiye kubaka izina. Ubwo nibwo bagiye gukora indi ndirimbo bajya ku producer ufata amajwi nyine witwa Simon Cowell. Ubwo niwe wahinduye byose kubera yuko yahise agira inama witwa Louis Walsh, aramubwira ati iri tsinda ni iry'abasore baririmba neza. Gusa nyine imiririmbire yabo niryo tsinda rya mbere ribi ku isi naba narigeze mbona. Ubwo niyo magambo yabimubwiyemo, kandi koko na Louis Walsh yarabibonaga kubera yuko ntabwo bari bakageze ku rwego yifuzaga. Maze kuri ayo magambo ko William yamubwiye yongeraho kumugira inama, aramubwira ati irukana batatu muri bo kano kanya maze ushaka abandi bafasha batatu basigayemo kubera yuko bo ubwabo bafatanyije ntabwo baririmba neza pe. Ubwo icyo gihe Lacy, Kegron ndetse na Garrett bahise birukanwa ku kanya bava mu itsinda, hasigaramo batatu Egan, Phil ndetse na Ferran. Maze abazaniraho abandi basore b'ingimbi bo mu myaka imwe nabo aribo Nicky Bryan ndetse na Brian McFadden. Ubwo inkuru birahindutse bakora itsinda rya batanu maze bahita batangira gukora itsinda ry'umwuga. Ubwo bahise bafata izina Westside, maze nyuma baza kumenya yuko hari irindi tsinda ry'abaririmbyi ryise Westside imbere yabo, maze bahita babihinduramo Westlife.
ubwo Westlife bahise batangira kuririmba by'umwuga mu mwaka w'1998 noneho babishyiramo imbaraga nyinshi cyane kubera yuko nkuko n'ubundi wa producer Simon Cowell yari yabagira inama byahise bihinduka cyane kubera yuko bahise baba baririmbyi batanu bafatanyije baririmba neza koko. Ubwo ku itariki 3 Nyakanga 1998 batangiye kugaragara noneho nk'itsinda ryabigize umwuga ubwo basohoraga indirimbo yabo ya mbere yitwa Swear It Again. Isohoka mu mwaka wakurikiyeho bahita bakurikizaho n'indi bise If I Let You Go, barongera basohora n'indirimbo ya gatatu bikurikiranye bayita Flying Without Wings. Ubwo izo ndirimbo zaragiye zirakundwa cyane mu gihugu cya Ireland cy'iwabo zigera no mu gihugu cy'Ubwongereza. Abasore baragenda barakundwa ku buryo bwihuse nabo batatekerezaga. Ubwo Westlife yaragiye iramamara, indirimbo zabo zitangira gucurangwa ku maradiyo n'amateleviziyo mpuzamahanga kuko n'ubundi bari abasore barimba neza cyane mu majwi meza. Ubwo byari n'igihe nyine injyana ya pop ari nayo baririmbamo yari ikunzwe cyane. Iyi bande cyangwa se n'itsinda ry'abaririmbyi rya Westlife babaye ibitangaza kubera yuko ku ndirimbo yabo imwe bahise bamamara kugeza ku rwego ibihangano byabo byarenze n'imbibi z'igihugu cyabo aricyo cya Ireland. Ubwo n'ubundi barakomeje batera intambwe igana imbere bakora izindi ndirimbo zitandukanye. Baririmba yitwa My Love yasohotse mu mwaka wa 2000 none isazi isi kuko iyo ndirimbo ubwiza bwayo bwonyine bwararanguruye bugeza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho irakundwa. Ariko bigeze mu mwaka wa 2004 mu itsinda haje kuvamo umuntu umwe ariwe Brian McFadden, maze babihuza nuko nyine bashobora kuba habaye ikibazo hagati yabo hakabamo amakimbirane, ariko ntabwo ariko byari byagenze kuko witwa Brian McFadden we yivugiye yuko kuva muri iri tsinda rya Westlife nta kibazo na kimwe bafitanye ahubwo ari ukubera nyine ibibazo by'umuryango. Ubwo nyine byari bikenewe yuko Brian aba mu muryango we akawumaramo igihe kinini kubera yuko yari akeneye kuwitaho. Ubwo rero nta makimbirane yari yarabaye hagati yabo kubera yuko iri tsinda nyine yabarizwagamo byasabaga kuba bari kumwe igihe kinini batembera bajyana hirya no hino gukora ibitaramo cyangwa se bajya gukora imiziki yabo bajya gufata ama video. Nyamara we yari akeneye umwanya munini uhagije wo kubana n'umuryango we, maze ahitamo yuko ava muri iri tsinda akajya kwita ku muryango we akanakomeza aririmba indirimbo za wenyine mu gihe yabonye umwanya. Mu mpera z'ikinyejana cya 20 ndetse n'intangiriro z'ikinyejana cya 21 Westlife ryari ryo tsinda ry'abaririmbyi rya mbere mu isi rikunzwe ndetse ku isi yose nyine bizwi. Mu gitabo cyitwa Guinness de Records, Guinness World Records, cyandikwamo uduhigo twakozwe n'abantu batandukanye nyine bititaye ku cyari cyo cyose bakora. Westlife yanditswemo nka bande ya mbere, itsinda ry'abaririmbyi rya mbere ryagurishije inshuro nyinshi ya za album zabo, aho bagurishije ama-album yabo inshuro zisaga miliyoni 50. Nanone bakaba baranditswemo nk'itsinda ry'abaririmbyi ryatwaye ibihembo byinshi cyane kugeza ku rwego rw'uko batwaye ibihembo bigera kuri 97 babyihariye bonyine. Ubwo twavugamo nk'igihembo cyitwa Meteor Award batwaye inshuro zigera kuri 14, Brit Award cyo mu Bwongereza batwaye inshuro zigera kuri 2, MTV Europe batwaye inshuro 1 ndetse na Record of the Year iki gihembo batwaye inshuro zigera kuri 4. Bigeze mu mwaka wa 2012 iri tsinda rikunzwe na benshi ryaratandukanye, maze abazi kuvuga ibihuha bahera ko bafata urwaho rwo kuvuga yuko bamwe muri bo bapfuye, ndetse bikanavugwa yuko hapfuye 3 muri bo iryo tsinda nyine rikaba ryarazimye. Ubwo ariko ntibyari byo kubera ko muri uwo mwaka Westlife batandukana buri wese yese ajya kuririmba ku giti cye, maze mu mwaka wa 2018 barongera bariyegeranya baraganira uko ari bane bahitamo yuko bongera gusubirana. Ubwo 2019 bahise bakora indirimbo yitwa Hello My Love nk'indirimbo nyine yo kugaruka, maze iranakundwa cyane bahita bakora indi ndirimbo yitwa My Hero. You are my hero, and I want you to know that I feel. Mu mwaka wa 2023 ku itariki 13 Kanama nibwo batangaje yuko abari bakumbuye indirimbo zabo kubabona baririmba mu bitaramo. Ubwo nyine basubijwe kubera yuko mu mwaka wa 2024 muri Werurwe mu mujyi wa Boston, Toronto, New York, Chicago ndetse n'ahandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hazabera ibitaramo bitandukanye muri tour bazakora muri uwo mwaka. Iri tsinda rya Westlife bakunda kugaragara mu bikorwa byiza byo gufasha abababaye, harimo nko gutanga amaraso, nabo ubwabo nyine batanga amaraso, gutanga ubufasha bw'amafaranga ndetse n'ibindi byinshi bakorera abababaye ariko badafite ubushobozi. Hari amarubumu menshi Westlife yagiye ikora,
harimo nka album ya mbere basohoye mu mwaka w'1999 yitwa Westlife, izina n'ubundi ryabo. Hakaba yitwa The Love Album yo muri 2006, iyitwa Wild Dreams, ndetse n'izindi album zigera kuri 12 zose zakozwe na Westlife kandi zakunzwe.